ko umuntu yakora nyine ariko uzi ko ruguru gusa uzonyine kurangiza pastor washakaga indizi ariko ino numvisha umuntu uvuga ngo umuntu ari mu kwamagira ngo pastor ni umujama wanjye pastor ni umujama kandi baje ngo n'umwana mwiza ngo n'umwana mwiza yabwe na mwarimu wa Sunday school muramenya abantu badukurikirana bo mu makanisa kuja kwitaba pastor abashuma ngo n'abana ngo n'abajama ngo hari n'ubizaga kumva bavuga ngo data bukwe ngo n'umwana mwiza ariko usiga usanga pastor afite nimero z'abana b'imyaka 10 wenda nje uko none se pastor azareke kugira nimero z'abakristo pastor hari nimero agomba gutunganiza atagomba gutunga niba umwana no reba oya no tuvugisha ukuri ariko ntago ari kuvuga ngo wenda yinjire mu rubuga rw'ikanisa ziriyo siko ariko ntago wasanga wenda ngo none se ninde adimi okay ushagi harazifite cyo nashatse kuvuga gutunga amanimero n'ugusanga wenda n'abana mudasengana none se nkubaze n'ukuri kumupaseri w'imyaka 40 ugasanga afite nimero y'umwana wa kayo hariho nigeze kumva ngo yafungiye umwana gift ngo agere mu rugo nyina aramuhamagara urumva iyo gift yari isobanura hari miki icari kirimo cyatumye bamuhamagara cyari kirimo cyari kirimo afite indangagaciro kandi bwana ari amakuru Hello mumeze gute bantu bacu natwe turaho turakomeye dukomeje gushima Imana ikomeje kuturinda twongeye twagarutse ni kuri Hindukira TV show ku mazina nitwa Mbabazi Chance tuza tubasaba mudukandeshe comment like subscribe mukoze neza muzaba muduteje imbere turi kumwe n'abagenzi bacu hano reka bivuge tubabwire ibigendere murabona ko tumeze neza cyane ku mazina y'Inyamutima Emerance umunyamurengekazi uyu munsi turi kuri Hindukira TV ariko twari twaravuga ngo tuzayigira zinga dutahe Hindukira dutahe tuzakureho TV tuvuge Hindukira dutahe rero abakunzi ba Hindukira TV tubasaba gukomeza gukora subscribe like share na comment kuko nibyo byiza dukomeze dusangira ibyiza hano nta kintu tukibi kibaho nta bintu by'imishe oya nimuzaza mutubona muze mumenya ko twaje kubabwira ibyiza kandi tugira icyo tunenga ubwo nyine kunenga ni kwiza no gutesha rero uyu munsi ntabwo turi twenyine turi kumwe n'umuyobozi wacu nituvuga mu muyobozi mwumve ko ari umuyobozi icyo kijya kibazo ugira ucandika ucandike kirazasubizwa rero tuguhaye ikaze umuyobozi wacu abadukurikiye abatakuzi abakubonye bwa mbere n'abasanzwe bakuzi ubahe ikaze kuri ino cyane murakoze murakoze cyane ku mazina nitwa Shefu Rwemeza Mutambyi niyo mazina yanje ngira ntuye Gasarani niho mba bamaze imyaka myinshi kuva 2015 ubwo ni imyaka ingahe 10 bitewe n'ukwezi waziyemo ni ntumwe hasigaye kwezi kumwe yene ne kuba nageze ku kwezi kw'icumi ariko ndarambye hano hano wansize nagusizeho amezi makenye nageze mu kwa karindwi wari washatse oya naje ndumwana muto minere urumva ko ikiganiro kitoroshye abana batanu muri Kenya batanu nuko wenda perezida w'igihugu tatahabwa kado ukamushirira kubera kuko yagutunze neza hano muri perezida w'igihugu cya Kenya kera kubera ko abana banje bafite birth certificate za hano ngo mbafitiye abanyakenya abana n'abanyakenya mu mategeko habe na certificate wiguriraho ikibanza buriya bariya n'abanyakenya nubwo tuzabatwara kubera ko bavukiye ku butaka bwa Kenya nukuvuga ngo nimba tugiye gusubirayo kuko wari uvuze ngo zinga dutahe ko wari uvuze uzabasiga oya sizabasiga ariko amavuko yabo tuzi ko na ya vaccine zirangaho ino vaccine batera umwana akivuka iranga igihugu wavukiyemo buriya aho muri Kongo bayiteye yanje bwiranga wavukiye muri Kongo umvira wavukiye muri nukuvuga ngo Kongo igiraho itera u Rwanda rugiraho rutera Kenya igiraho itera ni umunyakenya ariko w'umukongomani nyine mbese aho babayeho umuganga yego
muri ibihugu byose baza bigisha mu buryo bwa vaccination aho abantu batera. Yes, ino nani ya mbere ababizi bazabitubwira. Nuko kwimana pe. Ago tubonye umuntu upfanye ubwenge no kuri kwimana. None ukamubwira gute kandi iyi vaccine ya mbere igaragaza aho akukunda mu Buganda aho bayitera. Si wo muri Kongo tuyitera. Muri Kongo bazayitera he ya mbere? Muri Kongo bayitera. yaje ya Kongo. We nje ntayugira. Tayugira. Wavukiye mu bishurushuru. Ari mu bavukiye ngo ara iwacu mu bishurushuru. Jega ni umugabo witwaga yari gukora mu muryango. Nta bantu bafite ruguru ndavakisingira ngo ari mu kirere. Nimba garuka ahubwo naje nzagenda bongera bantere yindi. Kuko ara hakurya iwacu hari umusore numvishije ejo bundi ngo babwiye ngo yari atarabarikwa. Yari atarabarikwa. Umunyamurenge. Ngo yamagana asanga ngo apotereze ziryayo ngo aramubwira ngo mubarike. Nuko bari baramubaritse hariya mu iki. Arabaritswe mu iki. Umusore w'igitangaza. None nanjye ngomba kuja guterwa iyindi vaccine. Ya, amazina nayo ngayo rero. Niko nitwa ayo niyo mazina yanje. Kandi twishimiye kuko mwadutumye hano kuri Hindukira TV. Televiziyo nziza cyane kandi iriho abamama beza ndetse n'abatware babo ndabazi ni beza. N'abana bafite nababonye ni beza. Abantu bakore subscribe, share, comment kugira ngo bazakomeza bakurikirane kuri Hindukira TV kuko mugenzi wanje yarayivuze uzayita Hindukira dutahe. Yes. Kuko tugeze kure tugenda duhindukire dutahe. Hindukire twerekeze nuko oya barababyo. Yawakomeza rero uyu munsi kuko twari tubibabwiye turi kumwe na chef turamubaza ibibazo bimwe n'ibindi kandi iyo tubaza ndi tuba twibariza ubundi umunyamakuru mwiza azabariza abaturage nituvuga ngo abaturage ntago ari bajya bawushaka abariza abanyagihugu abaranga rero nituzatubaza ikibazo nawe ukagira ikindi wasigaranye uzutwandikira muri commentaire tuzomugarura arahari kugira ngo twige tumenye. Rero chef nguko twari tubivuze twari dukoze ku kantu k'imiterere y'ibihugu kuko wari uvuze ngo wowe nta bifite uzasubirayo uzaja he tuzaja iwacu muri Kongo nubwo Jega Nzika ko ariho navukiye nimba ariko ni wacu twavukiye nikaho wa mugani vaccine yari ikirere cyiza cyangwa ari amata y'aba. Ese ubundi muri Kongo twotewe vaccine biriya gusa byari nk'umuhanga nta sweji nta mutaro nta sweji ahantu hari indagarago ahantu hari ibishurushuru ahantu hari imigano uzuko hano ushobora kuva hano ukarinda ugera hehera utaranabona n'ishamba ririmo umugeti utarabona n'uruzi rutemba utarabona n'uruzi rutemba inzuzi zanoga n'isweje abana batabizi azabona azamagira ngo n'uruzi n'ibindi urumva ariko iwacu rero muri Kongo tuzotaha kandi tuzotaha ni heza kabisa ni heza abantu bose bahishimire gutaha nubwo twebwe tutabaye vaccine ariko kandi kira gihugu cari kicara vaccine kirere cy'umuka Kongo ubwayo ni vaccine y'indwara ni asari amasengesho yewe habayeyo ndahazi wasangaga umuhano urimo ikanisa ukabamo rubunga ukabamo ijite ukabamo amawo ijite yari inzu y'ikanisa mu basepake turiwe ndamenya ko ni ukuvuga ngo ijite ikintu yakoraga yabikwagamo ibyombo by'ikanisa ibikombe by'ameza yari inzu baba bubatse wenda y'amabati ni ukuvuga ngo na rimwe bayijana waje ryari muwe mwaka naje 2008 urangana gute nta mugore uzi umuge nta icyo kibazo mumbari gana turazara ijya mu makamera igituma uvuga ngo ijite birasa naho wigeze gukora mu protocol mu nabaye muri Sunday school kandi gatwebwe twabiheraga hasi umwana wese wabaye wanyu hari hehe iwacu ni ku Kabinginya Warimba abahazi turabashimye bakubonye bakumenye no kumenya se umwana ariko umwana w'ikanisa gutya twa kugira ngo umenye ijite nagize ngo ni ijite ijite yari inzu yabikaga tuba ibikombe by'amezi biki ibintu by'amezi kandi rimwe na rimwe bayiganiriragamo nk'igihe mu rubunga harimo
hari n'amahombe igihe bari gusenga kubera ko wasangaga ruguru hasenga ingeri nyinshi wenda dufite uduma turi Sunday school ikora rifite iyindi mukagenda mugabura noneho abasazaga bakaja kuganira he n'igihe gabagiye gutenga umuntu twageze tubona batengera umuntu k'ibi byaha cyangwa inyabupfura ese hano baza batenga ariko no mu mugi cyangwa bose baratenze aho basanzwe dutenga aho bose baratenga ni ukuvuga ngo ruguru imico yawe yari itandukanye n'iyandi uzi ko mwamenyaga ko nk'abana mwamenyaga ko umuntu yatenzwe hamaze iki nabwo wabyumvanye bene abagore batagira ibanga baba baramutengeye iyo bakiga bakamenya ko icyo yakoze ese abantu batenga bazabatengera iki ino yaba ari ino kibaza batenga kaga gusobanura kubera iyo mpamvu kubera ko ni kaho n'abantu hafi ya bose batenga buri wese yigenda urugero oya ngo urugero twasubira ruguru sepake yo dutenga ukikanisa mbamo wasanga paseri yari mitonde uwo mu Rurambo undi wenda yari kadeza wo ngano noga iwacu ruguru amakanisa yarahuye nabo ari kadezari sepake ari metodiste abo ndimo kumva bashatse nko kugira igicoracora ni ba mabungu sorry abakomite nibo baremera guhura n'abandi rero bw'icyo wari ubaje ngo umuntu watenga ino none sino mu by'ukuri urabona ari ko umuntu yakora nyine ariko uzi ko ruguru gusa byonyine kurangiza paseri washakaga indi nzira ariko ino numvishe umuntu uvuga ngo umuntu ari mu kwamagira ngo paseri ni umujyama wanjye paseri ni umujyama kandi baje ngo n'umwana mwiza ngo n'umwana mwiza twebwe na mwarimu wa Sunday school muramenya abantu badukurikirana bo mu makanisa kuja kwitaba paseri abashuma ngo n'abana ngo n'abajama ngo hari n'ubizaga kumva bavuga ngo data bukwe ngo n'umwana mwiza amahanga arahanda rero twari tuvuze ukuntu ruguru gusa n'umwana wenyine kubona mwarimu wabigishaga Sunday school kumurangi ukamenya ngo wanatukanye Yesu we cyabaga ariko hano urubaha mwarimu utubahana na bishop usigaye usanga nyine aba bishop ari abajama bose ari abo bajama ese buriya reka mbabaze gatoya muraba mukora iki mu makanisa mu makanisa turi abakristo basanzwe nari ngo wenda harimo nk'umudiyakoni cyangwa se nk'umuvugabutumwa muri mwebwe cyangwa se n'umupastori nimba hari wenda kubaza icyo kintu ariko nanone muri abantu b'abanyabwenge reka mbaze buriya warubuze hejuru y'ababishopu ababishopu bamenyerwa n'abakristo sibyo cyangwa se pastorale reka mvuge gutyo muri rusange bamenyerwa n'abakristo ni amakosa y'abakristo ni amakosa y'abapasiteri wowe ubibona ute jewe ku giti cyanjye ni amakosa y'abapasiteri kandi ndaza kuri defanda impamvu igitinyiro gihera ku muntu uretse n'umupasiteri buriya mu muhana dutuyemo nta muntu wonyubaha atiyubasha bimpereho none se kukubaha no kutakwegera oya kukwegera twavuze ubundi pasiteri agomba kwegerwa ariko mu buryo icyo nsobanuye kwita umupasiteri ngo umujyamo uba wamwegereye ukarenga ubundi umupasiteri ni umubyeyi twegere ukabwira buri kimwe ariko si umujama wawe rero iyo wamwegereye ukageraho umwita umujama ni kuri we byavuye kuri pasiteri sizoba ari kuri we wabaye amarisha mu gihe ahubwo ni kuri we byavuye ngaha tubwiye nawe rero mpamvu mutabyumva ni abakristo abantu bagiye bava ahantu batandukanye n'indero ziratandukanye kuko sinibaza umuntu ujya muntu uvuga ngo uyu muntu ni umujama wanjye ni ukubera ko nawe nta ndangagaciro aba afite mbese ujyamo urugero hari umuntu ntubwira ngo ni umujama wanjye bitewe n'ingano yanjye n'icubahiro muziho sinovuga ngo ni umujama wanjye niko nje nzumva ariko nje nobigayira abakristo kuko si umupasiteri ntabwo ari ubwira abantu ngo bamwite gutya ntabwo ari we ubabwira uko mzumva ariko babimubwira bivana nuko yifashe ese ibyo tuzakomoka nyine mugani wa kina mama hano ko mu bakristo oya ni mu bakristo ndaguha urugero situvuga amazina y'abantu ariko hano Nairobi hari nk'umupasiteri bavuga ngo uriya pasiteri ngo reka uriya ukuntu uzamubona uriya mupasiteri ku rugero wa Kasarani wenda muri Asambwe uriya si umuntu kubera ko bivuze gutyo ku rugero bavuga undi wa Morero cyangwa wa Kayori ukamuvuga uriya ni pasiteri ubivugiye iki hari ibigutera kubivuga kujya niyo umuntu uzarebe n'abana urera mu nzu hari umwana uba ubona yiyubashe n'abandi bakamwubaha cyangwa n'abamama tureka abana mu muhanda
hari umuntu usanga nta kigeragira kandi kutagira ikigero ni byiza gusabana n'abantu bose ariko ugasanga wenda nk'umwana w'umuhungu w'imyaka 16 ijambo yo kubwira ntiyorimbwira kubera ukuntu ambona rero umuntu bamumenyera bivana no kuvuga ngo agaciro ko yifashe niko bamufata abafaransa bavuga ngo la charité sinzi ukuntu babivuga naracibagiye ngo bien ordonné commence par soi-même iyubaha abandi babone kuba rero simbona ndafite imyaka ingana simbona naje sinzi urugero iratubutse simbona ukuntu pasiteri wawe nibo bafite ariko abanyakabingo bazavamwe abanyabwenge uzi impamvu abapasiteri ruguru bari batinyitse yavugaga amagambo ariko igihe cyo kuvuga mbese muri make amenya igihe ciwe pasiteri cyamuzindiwe mu nzu cyabaga yaje kureba uko mumeze cyangwa hari ikibazo cyabaye ariko usigaye usanga pasiteri afite nimero z'abana b'imyaka 10 wenda nje none se pasiteri azareke kugira nimero z'abakirisitu pasiteri hari nimero agomba gutunganiza atagomba gutunga niba umwana no reba oya no tuvugisha ukuri ariko ntago ari kuvuga ngo wenda yinjire ku rubuga rw'ikanisa ziriyo siko ariko ntago wasanga wenda ngo none se ninde adimi ushaka harazifite icyo nashatse kuvuga gutunga amanimero ni ugusanga wenda n'abana mudasengana none se nkubaze ni ukuri nk'umupasiteri w'imyaka 40 ugasanga afite nimero y'umwana wa kayo hariho nigeze kumva ngo yafungiye umwana gift ngo agere mu rugo nyina aramuhamagara urumva iyo gift yari isobanura hari icyari kirimo cyatumye bamuhamagara cyari kirimo afite indangagaciro kandi none hari amakuru ye mu nkagirima irirango rya Nairobi n'ahantu usengera bari abantu bubaha abashumba basizwe amavuta tuzi ko Dawidi yavuze ngo tiyo kwica Sawuli ngo kubera amavuta Imana yamushize turabubaha ariko k'icyo kibazo mwagusengeye kuva none k'icyo kibazo yarabajije ntago biva ku bakirisitu biva ku bapasiteri tibikunda biva ku muntu uretse no ku bapasiteri n'ukuntu muri karitsiye bakuzi nuko witwara aho turavyemeje twebwe twese uratsinze reka dutsindwe reka ariko ibyo uvuga ariko abapasiteri sometime ndabyumva mu by'ukuri nubwo pasiteri yanagera ubundi na Bibiliya ivuga ngo pasiteri yubahwe inshuro 2 yego ntabwo ari inshuro imwe inshuro 2 ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo umwubahe gutya musure umwubahe ni ukongera gutekereza agaciro k'umupasiteri ukamwubaha nubwo yaba kwitwayeho ukutariko ahubwo bahariya nk'intama ziwe umugira inama mubwire ngo ibisi byo ibi nibyo ariko na pasiteri nabo bagerageza bisubireho ntiyigeze aba perezida wa korali ntiyigeze aba n'umudisipurine kandi aho hose haramategeko usanga ku bupasiteri iwacu bamuhaga amajaribiyo y'umwaka ariko nyine biratandukanye koko bino bintu iwacu ga muri Kongo gaho ibintu byose iwacu izo umuntu akwamusanga yari umuririmbyi ejo ukamusanga bavuga ngo mu bukwe ngo abapasiteri bahaguruka umwana urinda ngo ni pasiteri kwamutungu ese runaka yabaye pasiteri none urumva uwo mupasiteri ameze nk'umupasiteri waje ku mwaka wose oya nukuri yamenya yamenya ya nuko kabisa nta kindi abantu bakora nkuko warubajije ikintu cya mbere kibaho ni ugutekereza indangagaciro ukabanza nawe ubwawe ukimenya ukamenya ati se ndi kumwe nande ndavuga ryari ndaceceka ryari ndakora ryari urumva burya iyo uri kugenda umenya ibyo bintu cyane cyane uri gutekereza mu buryo ubundi Bibiliya iratubwira ngo mbatumye hagati y'amasega ryane ngo muramenye mugire ubwenge kubw'inzoka kandi amasega garyanaga ntabwo gari zino mbuga zino zimoka zo hanze ubwo yavugaga abantu urumva amasega niba rya batakwemera bakurwanya yewe bakanapfobya n'ibikorwa byawe ariko mbagutumye hagati ugomba kugira ubwenge bwo kubana nabo uri inzoka ifite ubwenge buruta ibindi binyamaswa zose zibaho ni nacyo cyatumye icibwamo na Satani kugira ngo uje kugerageza umwana w'umuntu waremwe mu shusho y'Imana kandi Imana ngo yaramuremye ngo iburaho gatoya ngo base n'ubundi yaravuze ngo tumureme mu shusho yacu ariko kandi ni mu bwenge bungana n'ubw'Imana Satani gica mu nzoka ni ukuvuga kuko rero n'ibingibi turi kuvuga by'abapasiteri ntabwo cyane aribyo twatugendereraho uko turigisha hejuru indangagaciro z'uburyo umuntu wese agomba kwifata mu kigero cye n'ahari no mu mwanya wiwe ni nk'uko bigomba kugenda ikindi kibazo nanjye ngiye kumubaza ku kibazo cy'abanyamakuru ese ibi bintu biriho mu banyamakuru ko hariho mu kakajagari ibi bintu ni ukutabyiga cyangwa ni ibi byo mu mahanga nyine ibi bitera ugasanga abantu bataye indangagaciro
usigaye usanga abanyamakuru bariho ubundi wewe mbaza uri kubaza chairman ubundi izi channel ni abanyamakuru oya bigaragara ko hari abanyamakuru niko nje mbibona okay chairman araza kudusobanurira murakoze cyane nubwo wamwita izina iryo ryo ryose nje reka mbivuge mu banyamakuru abayitubaza buriya nabo n'abanyamakuru bavuga ibiriho kabiswe nubwo batabarize itangazamakuru ariko kandi baba bavuga amakuru yabayeho kandi ikintu kiba kiri kuvugwa baba bafite icyo bashingiyeho amakuru ni ukuvuga ibintu byabaye byakozwe n'abantu byakorewe ahantu ukabivugira ahantu ushaka ko bigera ahantu zemba kumva icyo kintu n'itangazamakuru ariko rifite amategeko yaryo ari ni faculté ikomeye cyane itazipfa kujamo umuntu uwo ari we wese ibifite ibyo ushingira kugira ngo ube umunyamakuru bishobora no kuguhana wowe umunyamakuru hari itegeko riguhanamo mu gihe wishe andi mategeko agenga umunyamakuru aba bantu rero reka mbanze mbivuge muri ubu buryo cyane cyane nabo mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge twebwe dukinisha ibintu tugira ngo ni ibintu byoroshye ariko ari ibintu bikomeye tubone n'aha ngaha twicaye mu gihe cyose twavugira ikintu gishobora gusenya ibyari bigomba kuba byagomba kubakwa ariko kikabisenya tukazaja kwireturuva cyangwa se kongera kubisana bidutwaye imbaraga nyinshi cyane abanyamakuru bahari cyangwa se aba bayutubers aba comedian kwanza kwa mbere ntabwo babyigishijwe kandi ikintu cyose ugomba kujamo ugomba kubanza kumenya ngo cyitwa gute kaciga nkamenya uburyo gikora nkamenya uburyo ni nacyo gituma uzubona abanyamakuru benshi bagomba kwiga uburyo bwo gukoresha ibyuma bari kwikamera kweditinga gushutinga ibintu nk'ibyo ngibyo urumva bakabimenya ubu bwabo kugira ngo n'ahandi wenda ageze ababizi ibyo bintu kandi editing ni amasomo manini cyane editing ni ishuri rikomeye cyane rifitemo amashapitire n'amasushapitire menshi ni isomo rigazutse kandi rinini abantu biga ni ukuvuga kuko abangaba ntibazi icyo babaje gukora nicyo gituma baza bakavuga gusa ibyo ni ugupfa kuvuga ntibabazi ingaruka zabyo icya kabiri ntibazi yuko ibi twatuvuga mu myaka miliyoni abazaba hari icyo gihe twe twarapfuye bizasigara byigwa cyangwa se bizasigara bisoma niyo mpamvu rero aba bantu babikoresha mu buryo bwo kutamenya ubwabo ntibabyize icya kabiri kubahuka kwabaye kwinshi gutinyukana kwabaye kwinshi uri mu gusanga umwana w'umukobwa ari kuvuga umuntu w'umugabo w'umusaza ari kuvuga umuntu w'umugabo ndetse akanatandukira akaja kuvuga umugabo wundi sibyo atahere uburenganzira akibagirwa kuko buri gihugu gifite itegeko rivuga ngo kurengera ikiremwa muntu ushobora kuntuka ejo ukisanga muri kote we waragize ngo ni ikintu coroshe tubone ibingibi abantu bari kugenda batukana no kumbuga ni ubutesi bw'abanyamurenge uyu muntu yo gutuka gutya kuvuga ufite uburenganzira bwo kumanura muri kote agahambwa burundu akazava iri kubishaka akanahano akanatanga n'indishyi z'akababaro caca gitutse ese cyama iyo ari kuvuga n'urugero iyo ari kugutuka ariko wenda gutuka mbese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo wakoze nubwo kitaba ari ikinyoma ntabwo ufite ntabwo afite keretse wowe wenyine umuhaye uburenganzira bwo kuvuga yese nagenda nkamusanga nkamubwira ati ncanira kamera kavuga amakuru yanje kivuga urumva kavuga ati nahuye nibi mwabantu bo mwisimwe nabuzi icerekezo ni mumpeza umurongo bagacisha kuri ya YouTube yiwe kandi urumva ariko bitari byo gusebya icya kabiri twadukoresha ubwenge iyi ni kamera we waje hano kugira ngo wenda ubone akazi ubone views ariko urumwedita ugomba kweditinga ziriya ziri necessaire akaba ari zushiramo zitari necessaire ukazi nubwo zaba zifitiye akamaro wewe ariko ukazikuramo hari n'abandi ndimo kumva ngo bari mu guhabwa amafaranga kugira ngo batuke wenda kuwikina mama ngahabwa ifaranga bakambwira amakuru ye namara nkama nicara nkiyandagaza hariya kuri YouTube kwanza kwa mbere nahawe ifaranga icaka bigiye kubona n'amafaranga ariko kandi uri complice umufatanya cyaha waguhaye za faranga ni wowe bagomba gukoreraho enquête wa mbere ni wowe wabivuze ugomba gufatwa ukavugaho byakomotse bakagera kuri wa wundi nyiri bayazana lotere waca kibazo nawe agafatwa wewe wabyemere ugahanwa kubera kuko abaye mufatanya bikorwa wacaca
ayi mana ndakubaza tugana ku musozo none nk'abacayamani kuko tumaze gusa n'abahitikanye muri Kenya YouTube zo muri Kenya zigeza abantu nk'abacayamani bo muri iki gihugu ko twagize amahirwe yo kubana nabo mubivugaho iki oya si nicyo bokora niki mubivuga kuko mutuyoboye twese iyo umuntu yandagaza undi tukabona nta gikoze zararushe birarenga twese turabizi nk'abacayamani niki mwabikozeho cyangwa niki babivuga urakoze cyane bikiba babanje kugenderera abanyiri kwikora barabaye ibyo mpavuga n'ibyabaye ariko mu mwanzuro waje gufatwa mu nama yabereye hano Kayole mu rusengero rwa Revera Mureta ndibuka nari nyirimo iyo nama hafashwe imyanzuro myinshi ariko nishaka mvuge imyanzuro ibiri umwanzuro wa mbere uri kuri nyiri bwite gutukwa waho ni ugomba guhaguruka akaja kuregwa wamututse umwanzuro wa kabiri twavuze yuko nimba uyu muntu watukanye bamufungishije nta ugomba kuja kumukuzamo bimwe by'imiryango za bindi mumwemera kuja kotini cyangwa mumwemera kurega mu cyangwa aho yumva ikirego ciwe yakijana urumva ahariho hose yumva jewe nkuvuga baba bari bw'icyacu bankoreye ngomba kujaho ahahwanye na cyane aho bandenganura wamara gushikayo twari dufite ikintu niba mwarabibonye hano za Kayole byarabaye n'ahandi umuntu yamara gutukana bakaregana bakaje gufungishanya bamara babandi ya famille gahagurikaje kubavuganira ndetse bikabamo na intervention y'abacayamani ugasanga umucayamani baramuhamagaye ngwino zo kutuvuganira burya umucayamani ni umuvyeyi araza kandi arakora inshingano arabwira polisi ati nimurekure uyu muntu sero nuko umuryango wamwiyambaje ariko dukora izo rero nizo zafatiye imyanzuro bimenyeshwa abaturage kuko ibyo bitazongera kubaho tibizongera kubaho nta mucayamani uzosubira kugenda kuja kureba watukanye uzimenya n'umuryango wanyu n'umuryango nawe ntibyemerewe urumva bagomba kureka icyaha kigahanwa ibikaba indangarugero n'undi muntu atazongera kandi kwitinyuka urumva nimba nije watukanye nagututse ukaja kundega ntabwo umuryango wacu ugomba kuza kumfunguza nimba ugomba kumfunguza hari indishyi y'akababaro sibyo kandi cya gatatu bavuze niba bavuga hano kuri social media baragutegeka gusiba cyaje kiganiro niyo byanga bakuripotinge YouTube isibwi hagarikwa bayifunge noneho icano yawe ishavuri gushira abantu babakomeza kugira kuriya hari rya jambo Imana yavuze ngo murabikora mukagira ngo turahwana habihora mukagira ngo turahwana niko babitekereza baratekereza ngo bana bacayamani ntacu baba babona ariko umunsi itegeko rizakora bazishicuye rero abantu bagira ubwenge bwo gukoresha ama social media bagira ubwenge bwo gukoresha YouTube bagira ubwenge no bwo kumenya n'umuntu agira ubwenge bwo kubana n'abandi tureke no kuvuga ngo tujangaha hano hari amatopic umuntu ushaka topic wese hano Nairobi Kenya yo gushira kuri YouTube yiwe azamamagare chef umutamzi zamuhereza topic tuzovuga no kukaraja gusa abone views akaraja na shu tubivuge n'intoryo cyose iyo ni topic nziza cyane ahubwo ngo baje mwabayemo byo nubwo twovuga karaja tukababwira ukuntu iwacu twagasoromaga iyo ni topic cyangwa babwira ayo ni amakuru nabya bindi twacikije tuzagaruka mu byo kuvuga ngo insuzi ngo zari zifataye akamaro z'umwimerere nuko tukizo ni topic gukubita ibishimbo ni topic murakoze cyane